Amakosa ngo bituma bizinesi yawe itazamuka. Akenshi na kenshi rero niyo mpamvu uzasanga umuntu yaje atangira akantu ke kameze neza, nyuma y'iminsi nk'itatu cyangwa iminsi ine ukajya ukabona umuntu aho yakoreraga arimutse, ukamushaka ukamubura, ejo ukamusanga hariya. Icyo gihe nta gahunda ifatika uba ufite muri bizinesi. Umuntu ushaka gukora bizinesi arabanza akavuga ati aha hantu ko ngiye kuhakodesha wenda amezi 3 cyangwa amezi 4, ese hari abakiriya? Iyo amaze kumenya ko hari abakiriya arayishyura ayo mafaranga. Ntabwo razamera nka wa wundi uzaza akishyura ukwezi kumwe ngo nibidakunda ngo nzahita nimuka njya ahandi. Kuri ugenda wimuka, hari igihe usanga imigisha yawe washyize muri iriya nzu, hari igihe uyisohokamo gutya uyigiyemo agahita ashyiramo iduka rikomeye cyane. Urugero naguha, uzarebe nko muri karitsiye cyangwa se n'aho ngaho uri, hari nk'igihe uba warasohotse mu nzu cyangwa se wenda uzanarebe n'abantu, ugasanga umuntu akodesha mu nzu afitemo bizinesi ayimazemo ukwezi kumwe, iyo nzu ahise ayivamo akagenda akubwira ati hari ahantu nta migisha ihaba. Nyamara undi muntu yajyamo ukabona akubise neza kabisa, akubisemo neza bizinesi ifatika, ahise azamuka mu kanya gato nk'ako guhumbya. Abantu bagatangira bakavuga ati se uyu nguyu byagenze bite, ese afite imiti? Ntabwo aba ari imiti. Buriya ahantu wahereye bwa mbere utangira bizinesi, imigisha yawe iba iri aho ngaho. Iyo uhasohotse rero nta yindi mpamvu ifatika igaragara yatumye uhasohoka, hari igihe imigisha uyirekamo igasigaranwa nyine na wa wundi uzagira gute uzinjira muri iyo nzu. Niba rero nta gahunda ifatika ufite buretse gutangira bizinesi, gahunda ifatika ni kwa kundi uvuga uti aha hantu ndahaha igihe kingana iki kugira ngo umenye yuko havamo amafaranga, hari abakiriya. Cyagiye rero kubera ko ari bwo ugitangira, hari igihe abakiriya bataza cyane nyine kubera ko baba bataranakumenyera. Hari n'igihe usanga ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu bitarimo kugenda neza nyine nk'uko ubyifuza. Ariko ahantu iyo umazeho amezi 3, amezi 4, nibwo utangira kuvuga uti noneho aha hantu uko biri kose hari abakiriya cyangwa se ntabwo bahari. Niyo mpamvu bakubwira ngo nujya gucururiza ahantu ishyura amezi wenda 6, ndavuga ay'ubukode. Iyo wishyuye amezi 6, ayo mezi 6 ajya kurangira wisobanukiwe, ukavuga uti ko nishyuye amezi 6 hari ikintu cyavuyemo. Ese ku kwezi amafaranga nishyuye inzu byibuze kwezi mba nayabonye? Iyo umaze kubimenya gutyo, aho hantu haraguhira. Ikibazo rero twebwe dufite, tuba dushaka nyine byihuse cyane. Ukumva ko niba winjiye muri iyi nzu abakiriya bagomba guhita nyine baza bakisuka. Ntabwo byakunda. Hari ukukumenyera, wenda bakabanza bakakumenyera, bakamenyera ibiciro byawe. Hari n'igihe uzaza batangire baza ari benshi, nyuma bazagenda bagabanuka. Hari igihe bahita baza bwa mbere nyine bakiguharaye, bakabona wenda ufite imyitwarire mibi ntibazagaruke. Ariko wa muntu uza bwa mbere akabura abakiriya, ejo akababura, umunsi ukurikiyeho akagenda babona gake gake, uwo muntu akenshi na kenshi usanga bizinesi ye izamuka. Niba rero nawe uri mu bantu batangira nta bizinesi plan bafite, uzashya, kandi ntabwo uzashya rimwe, ntabwo uzashya kabiri. Nubwo rimwe na rimwe gutsindwa aba ari itangiriro ryo kugira ngo umenye aho byapfiriye, noneho ubutaha ntibizongere. Ariko rimwe na rimwe iyo nyine watsinzwe akenshi na kenshi hari igihe bituruka kuri wowe. Iyo rero utangiye inzu ukinjira mu nzu ukavuga uti ngiye ngomba kuzajya ncururizamo, hari nk'igihe nyine usanga agakaritsiye runaka wahajya nyine uburyo wahabonaga ukabona nyine kimara kumaramo wenda icyumweru kimwe, ibyumweru 2, ugasanga nyine bitameze nk'uko wabitekerezaga. Uzi impamvu se? Urihuse cyane kuyivamo iyo nzu. Tegereza gatoya, wihangane. Hari igihe abantu baba bataranakumenyera. Iyo bamaze kumenyera abakiriya nyine baraza. So ugiye kumara ibyumweru 2 ubone nta bakiriya bahari, ngo ugiye kuyisohokamo ujye mu yindi nzu, ushobora kuzisanga amafaranga yose uyatakaza mu kwishyura amazu kandi utarimo no kuyabyaza umusaruro. Hagarika kwimuka bya buri kanya. Kwimuka bituma ukena kandi n'ikintu urimo gukora muri bizinesi. Niba ugiye gutangira bizinesi, tangira uvuga uti ngiye kwishyura amezi 3 landlord, noneho ayo mezi 3 azagufasha kumenya niba bizinesi ikora. Ikindi, iyo ugiye gutangira bizinesi utangirana amafaranga yikubye
ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite amafaranga wenda yikubye kabiri ibihumbi 500 ugatangira na 250, waba ufite miliyoni ugatangiza ibihumbi 500. Si ngombwa ko amafaranga yose uyashyira muri business, ufata makeya ukayatangiza, asigaye ukaba wayerekera kuri banki kugira ngo igihe cyose yayandi washoye arimo kugenda ashya uzajye uvuga uti noneho icyiciro cya kabiri cyo kongera gutangira uzatangiza ayandi ari kuri banki. Ariko wibuka akantu ko kuvuga ngo ntabwo ari byiza kuzahora wimuka buri kanya. Iyo wimutse buri kanya hari igihe usanga imigisha ugenda uyitakaza muri ayo mazu, ugasanga irimo kugenda yitwarirwa nyine n'abandi barimo kugenda baza muri ayo mazu. Rero iyo nzu urimo nubwo bitarimo kugenda neza, ihangane ugumemo, hari igihe bizakunda, ejo ukabona abakiriya. Kandi subscribe, hano ni kuri Ibanze TV, turazagaruka noneho mu kindi kiganiro kiryoshye cyane ndimo kugenda mbategurira.